Reka nongere nsuhuze abakurikiye YouTube channel ya Paruwase Seventh Paroti Gikondo aho muherereye hose, yaba abaherereye mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora. Uyu munsi nk'ibisanzwe twabazaniye abatumirwa, ntago twagiye kure, n'ubundi n'abatumirwa bo muri Paruwase y'Igikondo, ariko uno munsi twibanze mu babyiruka. Dufite urubyiruko, dufite abana bato hano imbere, bamwe musanzwe mubazi bakorera umurimo hano muri Paruwase ya Gikondo, ndetse tukaba turi kumwe na Masera. Twagira ngo batangire batwibwira kugira ngo dukomerezeho n'ikiganiro, mwamenye abo turi buze kuganira. Ngewe muri kumwe ni Yves Tumushimishe hano muri Paruwase ya Gikondo. Mase, tubahaye ikaze. Yego, murakoze. Nanjye nitwa Seri Rusiya Mukamurangira, nkorera ubutumwa hano muri Paruwase ya Gikondo mu bana b'abaririmbyi ba Power Cantores. Uravuze ngo ukorera ubutumwa hano Gikondo mu bana b'abaririmbyi ba Power Cantores, bivuze ko abangaba turi kumwe hano ari abaririmbyi ba Power Cantores, ariko ntago twamenya ko ari abaririmbyi batatwiritse nyine ngo tubimenye. Abana mutubwiye ko muri abaririmbyi, twagira ngo muturirimbire indirimbo mukunda. Mariya nyina wa Jambo, waranzwe no kumvira, dutoze gusubiza yego nk'uko wasubije yego, dutoze gusubiza yego nk'uko wasubije yego. Imana ikimutora yagutumyeho Gabrieli, nawe ubwo ntiwazuyaza umusubiza uti yego. Kigaragara cyo muri abantu bitoje kandi batojwe kugendera ku murongo. Mase, ndagira ngo udusobanurire muri make, hari umuntu wumvishe ijambo Power Cantores bwa mbere, twagira ngo tubwire muri make Power Cantores ni korali iki? Murakoze. Power Cantores ni umuryango w'abana b'abaririmbyi ugizwe n'abana b'abakobwa n'abahungu. Ni umuryango rero w'abana baririmba muri kiliziya, kandi noneho usibye no kuririmba bakora n'ibikorwa by'urukundo, gufasha abakene, gusura abarwayi hirya no hino, ndetse n'ubundi butumwa bwose burakorwa. Ni umuryango rero uri muri Paruwase yacu ya Gikondo no mu yandi maparuwase hirya no hino. Urakoze cyane. Mutubwiye ko Power Cantores ari umuryango w'abaririmbyi b'abana bakorera muri Paruwase ya Gikondo ndetse no hirya no hino, usibye no kuririmba bakora n'ibikorwa by'urukundo. Tugikomoza ku rukundo, hari imwe mu ndirimbo nkunda zo muri Katolika zisanzwe ivuga ku bintu by'urukundo. Kubera ko ndi gukorana ikiganiro n'abaririmbyi, rero kiraza kwiganzamo indirimbo cyane. Ndagira ngo mikoro muyimerereze uriya muhungu we hirya. Ndagira ngo dufashe ku ndirimbo yitwa Igipimo cy'urukundo, ni ya Rugamba nimba ntabyishye. Igipimo cy'urukundo rw'isa burya kiraruhije, dore data yamaye inka tuwoza umuzurura yimuwe, mitanekereza uwo nkunda. Umubyeyi atubanza usuzuma urebe ko ari imena, ati endura mukundu kunda undi hirya, ati cyangwa hari undi hirya ugukunda birebire. Power Cantores watangiye kuyiririmbamo kuva ryari? Natangiye kubiririmbamo muri 2020. Uranatubwira izina ryawe? Amazina yanjye ubundi banyita Nizeyimana Protogene. Watangiye kuririmba 2020.
ubona ari ibiki wigiye muri korali, yaba ku bana n'abandi bavandimwe ndetse no mu ibyo bikorwa by'urukundo wagiye maseri yakomojeho mu kanya? Ibintu nigiye muri Paul Catres nigiyemo nyine gufasha bagenzi banjye, nigiramo no kugira nyine urukundo. N'ikindi nigiyemo nuko banshishikariza nyine kujya nyine nzana abandi baririmbi nyine babifuza. Nagira ngo ukomeze mikoro yihereze uwo wundi nawe tugende duhererekanya. Watangira twibwira nawe ukatubwira igihe wagereye muri Paul Catres. Murakoze. Ngiye nageze muri korali ya Paul Catres, ubundi yatangiye ari korali y'abana y'abaririmbyi muri Sete Nyesi. Amazina yanjye rero ngiye nitwa Janvier Tumushime. Buriya korali y'abana twebwe turayikunda cyane, dukoreramo ibikorwa by'urukundo. Urabona kenshi na kenshi hari abana babaza ati korali y'abana ni imeze ute, tugakora igikorwa cy'urukundo tukagenda tubazana hirya no hino, bageramo bakavuga ati korali turayemeye. Turagira ngo tubwire na responsibility ufite muri korali, abantu babashe kukumenya neza. Uruhare rwawe muri korali ni uruhe uretse kuririmba? Uruhare muri korali rwanjye, ndi umujyanama w'abana. Umwana wese ugize ikibazo araza akambaza nkamugira inama, nkabasha kumugira inama nyine nk'uko yakwitwara mu buzima busanzwe ahuye n'ikibazo. Ni izihe mbaraga mushyiramo kugira ngo b'abana baza badafite ikinyabupfura, badafite discipline, babashe kujya ku murongo bahuze n'abandi bana? Murakoze kuri icyo kibazo tubajije. Urumva nkanjye sinagicaho ngo nanjye wenda turi kumwe ngo nyice nanjye ngomba kugitoragura. Urumva nanjye agomba kungendera kuko mba namuhaye urugero rwiza. Icyo kibazo nari nkibajije kubera ko hari umubyeyi wumva ko ashobora kugira ubwoba cyangwa kugira akabazo, akavuga ati ntago ndohereza umwana wanjye muri korali kuko ntago nizeye abana bari buze guhuriramo, ashobora kuba yakwigirayo iyindi mico itari myiza. Uyu mubyeyi ajya agira impungenge ntakagira ubwoba, kuko umuryango w'abana b'abaririmbyi ni umuryango ufasha, ugafasha umwana kumenya liturujia iyo ariyo, yaba ari amasakaramentu akabasha kumenya icyo ari cyo, yaba ari amasengesho tukayigiramo, mbega muri make byose tubyigiramo. Urakoze cyane. Ndagira ngo uhereze mikoro uwo mwana natubwire. Umwana bite? Ibyiza. Okay, none ndagira ngo ngiye umbwire indirimbo ukunda. Zimwe mu ndirimbo mujya muririmba ukunda cyane ni iyihe? Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire. Urakoze cyane. Waje kuririmba ryari nimba ubyibuka? 2020. Niki wigiye muri korali? Bavuze yuko ngo mwiga ngo ibintu bya liturujia, wiga gufasha. Ni nka ryari wumva wafashije nk'umushuti wawe muririmbana muri korali cyangwa inshuti ukavuga ati ahangaha nakoze igikorwa nanjye? Nafashije umwana wari umbwiye ngo mwigishe indirimbo ndayimwigisha. Okay, urakoze cyane. None hari abandi bana bagenzi bawe banze kuza kuririmba. Ndagira ngo ubabwire bari hariya barimo barakureba, ubabwire nabo bazaze kuririmba muri korali. Abana birirwa mu rugo nta kintu bari gukora, ndabashishikariza kuza muri korali. Ni umuryango w'abana b'abaririmbyi mwiza wigisha imico myiza. Ndumva ari cyo nababwira. Mwana bite? Byiza. Wowe bakwita nde? Banyita umubyeyi Sandra. Umubyeyi Sandra. Sandra, watangiye kuririmba ryari? Natangiye 2021. 2021.
wese uzi kuririmba se? Yego. Urabizi? Yego. Neza ubwo nabwirwa n'iki ko uzi kuririmba? Wambwira nkakuririmbira. Okay, ngono ndirimbira twumve. Yezu waje kubana natwe, waje kudutunga none, n'umubiri wawe duhawe, turagushima mwimanyi. Urakoze cyane, urakoze cyane. Ndajya mubwira yuko uzi no kuririmba cyane cyane nono. Bakwita nde? Kezeri Kamayeri. Maye ninza kuririmba muri korali muzanyakira. Yego. Uzanyigisha kuririmba? Yego. Koko? Yego. Nono nyigisha. Nyigishiriza hano. Ujyaho neza nzaze hari akantu nzi. Wigishe n'abandi bari hariya karirimbo kamwe gato. Singizwe mwijuru, ramutsa abanikunda bose bahora amahoro. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Waje kuririmba muri korali ryari? 2021. Wari uri ambwiye yuko yagiye muri korali muri 2021 kandi mwari mwambwiye yuko yatangiye 2023. Ndumva bicanganye. Ndajya mu nsobanurire neza. Mu mwaka w'1999 n'ubundi byari korali Saint Agnes y'abana. Ubwo rero nyuma haje kubaho ko muri paruwasi ya Gikondo habaho umuryango wa Power Cantores, n'ubundi bavuga ko aho kugira ngo bashakisha abandi bana hirya no hino bahera kuri abo ngabo kuri iyo korali Saint Agnes n'ubundi yari ihari, noneho baba ari bo bafata bakoramo korali ya Power Cantores. Ni muri urwo rwego nyine hariho abaje muri iyo myaka ya mbere yuko yitwa Power, nuko bari barabanje muri iyo korali ya Saint Agnes y'abana. Yego. Okay, none nagira ngo dukomeze unatubwira ejo ku cyumweru abari kureba iki kiganiro bashobora kuzakireba haciyemo umunsi cyangwa haciyemo umunsi ushitse. Murimo murategura ibirori, najya mu dusobanurire ku munsi w'ejo muri kwitegura iki? Murakoze. Ku munsi w'ejo turi kwitegura guhimbaza misa izatangirwamo amasezerano y'abaririmbyi ba Power Cantores bazakoreramo amasezerano. Ubu rero kuri uyu mugoroba nyine turi mu mwiteguro kugira ngo ejo ku cyumweru tuzaririmbe iyo misa nk'abaririmbyi ba Power Cantores. Ni ibyishimo rero muri paruwase yacu, ni ibyishimo ku bana bose, ku babyeyi, ku nshuti n'abavandimwe, kuko ni umuryango ukunzwe cyane. Impamvu mvuga ko ari umuryango ukunzwe cyane ni uko ababyeyi bawukunda cyane. Inshuro nyinshi tujya tubona ababyeyi baza bafasha abana babo bati tubazaniye abana. Ni ikitwereka rero ko rwose ababyeyi baba bishimiye abana ba Power Cantores, bishimiye kurerera muri uwo muryango, tugafatanya ubwo butumwa bwo kugira ngo tuzamure abana mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo, nk'uko twakomeje tubivuga nyine bagakurana urukundo, bakunda bagenzi babo, bakunda kiliziya. Nyine ni umuryango utera ibyishimo, nta mwana uwugeramo ababaye ngo atahe akibabaye, bahavoma byinshi rero. Ni umuryango rero nshishikariza ababyeyi benshi ndetse n'abana kugira ngo barererwemo. Ni umuryango ufasha, ni umuryango witanga, ni umuryango ukora ibikorwa bitandukanye nk'uko twabibabwiye. Mase, zimwe mu nzitizi ababyeyi bagira mu kohereza abana muri korali, hari ababyeyi baba bafite abana bagira isoni, bari shy, akaba yabona umwana akavuga ngo uno mwana se wirirwa acecetse, korali yayibasha, uno mwana umeze gute.
abana bacecetse mubabasha gute kuko hari bamwe mu bana nzi bahanga muri quartier kandi nzi bari batuje ariko mbabona muri korali baririmba ariko mu buzima busanzwe mbazi ko barishaye. Abana nk'abo nabo babaho ariko amahirwe tujya tugira iyo umubyeyi afite umwana umeze gutyo agerageza kutwegera akatubaza bati ko mfite umwana kandi umwana nkaba nifuza kaza muri uyu muryango byagenda bite. Twe turamubwira tuti nta kibazo uzamutwoherereza. Ndetse niyo afite imbogamizi zo kuvuga ngo kwizana dore ko ari no mu mujyi kuvuga ngo guca mu mihanda biba bigoye, turamubwira ati wowe uzaza umutuzaniye ubutaha azamenya kwizana. Ubwo rero nyine abana benshi rwose iyo bimeze gutyo ababyeyi barabatuzanira natwe tubafasha uko dushoboye kuko ntituririmba gusa ahubwo habaho n'igihe cy'imyidagaduro ku buryo umwana rwose niyo yabaga nta kuraje afite ageraho murari kaza. Nabo turabakira nta kibazo. Mbere yo kumbwira igisabwa kugira ngo abantu binjiye umwana abashe kwinjira muri korali ibintu mugenderaho mumwemerera, ndagira ngo ugere ubahereze mikoro baduhereze baturirimbira indi ndirimbo ariyo zimuhuriyeho mushaka gufatanya niyo batagufasha ibitero byose ariko bakagufashamo gake. Niyihe gitero bayizi bararirimba? Nzahora nkwamamaza uhora mu bo tuvindimwe, nzahora nkwambaza ubutaretsa utanererana na rimwe, nzogeza hose ibigwi byawe mwami w'abami. Mana yanjye mwami wanjye ndakwiringiye, wowe niyambaza igihe nasumbirijwe ukangoboka, ni wowe munani wanjye ntacyo nakuburanye. Watubwira ikintu gisabwa kugira ngo umwana mumwakire muri Power Cantoris? Mufata abana bari bose cyangwa muratoranya? Tubwire kigenderwaho. Abana twakira muri Power Cantoris ni abana bari bo bose, ni abana b'abakobwa n'abahungu, ni abana mbese umwana uwo ari we wese ubyifuza cyangwa se ababyeyi be babyifuza. Ntago rero twe dutoranya. Ndetse niyo baje ari abana b'abanyamadini turabakira kuko hari igihe baza nka gutyo wenda iwabo batari bafite aho basengera, tukazaganiriza ababyeyi babo bageraho bakavuga bati nta kibazo rwose umwana ubwaje muri kiliziya ni mu mudufashirize n'amasakaramentu bakayahabwa. Twe rero ntabwo dutoranya, umwana uwo ari we wese turamwakira. Yezu turakuramya, none ubu tumenye yuko utegeka byose. Yezu turakuramya. Okay, murakoze cyane. Mikoro yiherezo nguwo. Nkashimira n'abantu bandi badufasha, ababyeyi sinabibagirwa kuko ntacyo twakora tutabanje kugisha inama ababyeyi kugira ngo badufashe.
ubwo rero turashimira n'abandi bose bagenda badufasha hirya no hino, nkashimira n'abana rega bemera bakaza kuririmba muri iki gihe kitoroshye. Umwana bisaba guhata kumwingingira gusenga kuko hariho benshi uba ubona ntacyo bibwiye. Ubwo rero abo bana twe turabashimira kuko baza kuririmba ubona bafite ubushake, babyishimiye nk'uko nyine mubibona. Ni abana bakunda gusenga, unamutunguka mubwira ati dusengere babyumva vuba rwose. Ni abana uba ubona ko ibyo barimo babizi neza kandi babikunze. Namwe rero turabashimira kubw'ikiganiro tugiranye, murakoze, Imana ikomeze ibarinde. Twagira ngo muturirimbire indirimbo ya Bikira Mariya duhite dusoza n'ikiganiro cyacu. Mariya ni umubyeyi w'abakene, Mariya ni umubyeyi w'abakene, kandi umwamikazi w'amahoro. Ndagusingiza Mariya, Mariya ni umubyeyi, Mariya ni umubyeyi w'abakene, Mariya ni umubyeyi w'abakene, kandi umwamikazi w'amahoro. Ndagusingiza Mariya. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ndakuramutsa Mariya, uje murana n'Imana, wahebuje abagore bose imigisha, neza umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yongere hose, icyo ushaka cyoborwe munsi nuko cyorwa mu ijuru. Ifunguro ritungure none, utubabarire ibicumuro byacu nuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduteranye umutwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mwabyiyumviye rero, twari turi kumwe na korali Poere Cantoresi, baturirimbiye, batuganirije ndetse banashoje badusengera. Mwebwe twabanye muri iki kiganiro turabashimiye, tunabifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Murakoze cyane.